Kamere ni umwicanyi uyu muntu uwabikoze rwose nawe agushyikiriye yaguhitana ashyikiriye n'umuntu yamuhitana. Niko twebwe turi kubibona ubu turimo turahenda agashyitsi ntawe uri kujya kunyara hanze turimo turanyara mu nzu nta n'uri kujya kunyara hanze turanyara mu nzu nose dusohoke batwice turanyara mu nzu. Mana yanjye bayitemye n'ikinure cyo hagati cyari cyasamye byumve yuko inka yababaye pe. Ariko kiri kuduhamya ko ari abagome nuko batangiye ku rugo rwa mbere bafata urugo rwa kabiri bagenda no ku rwa gatatu hose bagenda batema inka urwa gatatu ndetse batemye inka batema n'ingurube. Mbese ubwo no kuvuga ngo ikibazo dufite ukubitanye nawe turebye nako n'umuhoro yakoreshaga ubwo uhuye nawe yahita gushyira hasi. Ubu dufite ubwoba mbese dufite ikibazo gikomeye cyane. Dore ngaho bayitemye ahangaha ku mugongo aha ku mugongo niho bayitemye. Veterineri yahageze amaze kuhagera ubundi arayidoda amaze kuyidoda rero batemye gutya kugeza inyuma iriya izi ni indodo zo veterineri yadoze. Ubwo naho ngaho ku mazuru dore ngaha naho batemye naho batemye. Ubwo rero nuko nguko nyine n'ubu ngubu nayo ntabwo ari bwatuzira cyafite ihungabana irimo irabona umuntu ukiruka rwose. Twacitse imigongo rwose ubu nta mutekano dufite. Igikuba cyacitse kuko ibi bintu ntabwo bisanzwe nawe urebye ibi bintu byatubayeho ntabwo ni indengakamere. Icyo twabwiye polisi twaravuze duti twebwe kugira ngo dushire impungenge niba koko hari icyuma gipima umuntu wakoze ikintu bakidukorere tuwemera duteranye amafaranga turi umudugudu wose ariko natwe tumone uwo muntu kuko nanjye. Muri iki gihe tugezemo abantu benshi babaswe n'ingeso zo kwikinisha bisa naho abantu bamaze gufatwa n'iki cyago bakaba bameze nk'amafarashi yaguye mu isayo. Bamara kubikora bimaze kubabata bakagira isoni zo kubyivuza bikabaviramo guhura n'ingaruka zitandukanye harimo nko kwibagirwa vuba bya hato na hato, kurangiza vuba, kubura amasohoro cyangwa agahinduka amazi ntanga zigahinduka ibihuhwe, kugira ikibazo cy'ubushake buke, kubabara umugongo wo hasi ndetse hari n'abo baviramo ubugumba. Abantu bikinishije cyane bakaba barabaswe nabyo bakabura uko babigenza bakeneye muganga wizewe bakamubura bagahora bashaka kwivuza ibi bintu ngo babikire ariko bakaba barabuze uburyo. Igisubizo ni kimwe, ni muganga Agape. Ku bindi bisobanuro mwatwandikira cyangwa mukaduhamagara kuri 0788 24 62 50 cyangwa mukadusanga Nyabugogo aho dukorera. Kandi n'abafite ikibazo cya amibe, igifu, umugongo nabo turafasha bagakira. Kwa muganga Agape wahageze aba yakize. Ngeze mu karere ka Ngoma aha ni mu ntara y'Iburasirazuba turi mu murenge wa Kazo aha ni mu kagari k'Umukamba duhagaze mu mudugudu w'Umukamba. Aha ngaha turi neza ni mu rugo rw'umuturage uri umwe mu batemewe inka. Ni inka zatemwe mu mudugudu umwe hatemwa inka zigera kuri 3 ndetse hatemwa n'ingurube. Ayo matungo yose yatemwe n'ay'abaturage baturanye urugo kurundi. Aha tugeze nahatemwe inka irangizwa cyane cyangwa se irakomeretswa cyane dore ko bayitemye umugongo bayitema n'izuru bigaragara ko ari inka yakomerekejwe cyane nubwo kuri ubu yamaze kudodwa. Kuri ubu duhagararanye na nyirurugo aradusobanurira uko byagenze kugira ngo abone ko inka ye yatemwe. Reka utangire twibwira. Amazina ni Twiringiye Korodina, akagari ni Umukamba, umudugudu ni Umukamba. Nabyutse mu gitondo nyine tuje guhumuza inka, tugeze ku nka tubona yatemwe bihagije, turebye n'amazuru tubona bayatemye, biratuyobera duhita dukubitwa n'inkuba turatengurwa nyine. Tumaze gutengurwa turavuga ati si umuntu waba wabikoze ninde, umuntu ntashaka ko umuntu atera imbere. Turangije nyine nta kindi twakoze, inka twayihumuje uko bishoboka nyine turangije turayihorera. Tumaze kuyihorera ntanga makuru mbibwira umutwarasibo, maze kubibwira umutwarasibo mamagara ntuze umutekano nawe ndamuhamagara ndamugati inka yanjye bayitemye. Mbimubwiye nawe ahita ambwira ati hari aho batemye indi. Ubwo rero nanjye nahise nkubitwa n'inkwanda ndavuga nti yewe ntago ari njye nyine ndi kumva mu mudugudu batujemo. Ubwo rero twarangije naho njya kureba aho batemye inka
batubwiye gutyo batubwira n'ahandi naho batemye indi ha gatatu. Ubwo umva noneho umudugudu twahise tujya hasi turatengurwa, turavuga ati noneho ntaho turi natwe, ubwo bari kudutomera n'amatungo natwe baradutema, nta nubwo turi bwongere gusohoka. Ubwo rero turangije nyine twamagaye ubuyobozi bwo hejuru na ba mudugudu hejuru hose baramanuka baza kuturebera icyatubayeho. wabonaga imeze ite batarayidoda ko bigaragara ko yari yatemwe cyane? Duha ishusho batarayidoda yari imeze. Umva mana yanjye bayitemye n'ikinure cyo hagati cyari cyasamye byumve yuko inka yababaye pe. Nyine batemye ubwa mbere ubwa kabiri kugira ngo bageze ku igufwa, buriya yahise bacika ijya mu kindi kiraro. Hari abo mwaketse n'abajura, nyuma yaho mwaketse iki? Abo twaketse nyine bakavugwa babajyanye nyine, ariko turacyakeka, ntago umuntu nyawe ntago turamufatisha neza. Kuki abaturage bari kuvuga ko ibi bintu bitakozwe n'abajura, bati yaba ari umujura yari kwerekeza hamwe cyangwa agatema akayitwara? Muri gushingira kuki muvuga ko ibi atari abajura? Kwebwe impamvu tuvuga ko atari abajura, umujura yakagombye kuza agakubita ikiraro akayisohora. None yahereye kureba inka y'umuntu arayitemye, ingurube yaho arayitemye, avuye ahandi agiye kuyinda arayitemye, hagiye ku ya gatatu arayitemye. Nose ubwo n'ubujura, n'ubugome. Ntabwo kuma turatengurwa, twatenguwe pe, mo turatengurwa. Dufite ubwoba. Cyifuzo turasaba ko leta umva iducungira umutekano niwo dushaka, kugira ngo natwe wenda turyame tumva ko dufite umutekano. Dore ngaho bayitemye anga ku mugongo, aha ku mugongo niho bayitemye. Veterineri yahageze, amaze kuhagera ubundi arayidoda, amaze kuyidoda rero batemye gutya kugeza inyuma iriya, izi ni indodo zo veterineri yadoze. Ubwo naha ngaha ku mazuru dore ngaha naho batemye, naho batemye. Ubwo rero nuko nguko nyine n'ubu ngubu nayo ntabwo ari bwatuzira cyafite ihungabana. Irimo irabona umuntu kiruka rwose. Nawe niyo warahabona leta. Ibi bintu biranarenze kuko byarenze n'ubwenge bwanjye. Kuko rwose ibi bintu ngewe ntago nari mpari, narindi mu kazi, bampamagara mu gitondo bambwira yuko inka yatemwe. Ndangije ubwo mbura uburyo mbigenza, ndavuga ni ubu iyo nka yatemwe gute, byagenze bite? Madame arambwira ati rwose natwe turabyutse tugiye kuyihumuza dusanga inka yatemwe. Ati ubu ngubu ndabagana ubwo biragenda bite, mwahamagaye ubuyobozi? Madame uti bubyihoreye, cyokoze ubwo ngiye ko mukanika bati mutekana barabimenye, kuko bahise bwa mutwara sibo. Ubwo namutekana barabimenye, baravuga ati ibintu byamaze gusakuza, nubundi bamaze gutumizaho inama y'intuze y'umudugudu y'imidugudu yombi, nako n'umudugudu wose, kugira ngo barebe ku kibazo cyavutse nyine. Ubwo rero nanjye ubwo nahise nsaba uruhushya, ndamanutse ndaje, mpageze mbona ni ibintu binakabije. Ndavuga ni ibi bintu ubu byakozwe gutya, uyu muntu sinjye ari guhiga. Mbona ni ibintu birenze, mbona ni ibintu bikaze rwose, mbona biranguye, biranamvunye na bugingo n'ubu ntabwo nari bwabyakiri. Kuko burya niba umuntu afashe itungo ryawe akaritema, abashaka nyiraryo. Ubwo rero hagati aho ngaho ubuyobozi bwahageze, bumaze kuhagera n'inama barayikora, ndetse na komando arahagera wa polisi ndetse n'izindi nzego, nyine bareba ukuntu bimeze nuko. Ariko ubwo nyine bamaze kure ukuntu bimeze, ubwo nyine babikimenye nyine nk'abayobozi, ubundi asige barangije nyine ubwo baragenda. Wowe batemye inka zingahe? Ngewe ni imwe batemye. Iyi ngurube mubona nayo ni y'umuturage utuye muri uyu mudugudu witwa Mukansabimana. Tugera hano twasanze nayo yatemwe cyane nk'uko mubibona. Anavuga ko bari bayitemye amara yasohotse, bari bagejeje umuhoro ku igufwa, bigaragare ko ngo bashakaga kuyica. Uretse iyi ngurube n'iyi nka mubona mu kiraro nayo bari bayikubise imihoro itandukanye. Ni naho ahera avuga ko abakoze ibi ngibi babikoranye ubugome budasanzwe nk'uko abisobanura. Ngewe ibintu byabereye hano
twabyutse saa 8:30 z'ijoro nuko yari agiye hanze kwihagarika hambwa ati ya ngurube miragenda uwo kwanjye nuko ndamubaza ntese yamennye ati banza yamennye ni nta kindi twayikorera ni uyihorere ejo nibwo tuzayisubiza mu kiraro. kumena ubwo niki yari bwegetse kumena mbese nukuba yakuyeho ibiti yavuye mu kiraro nuko gere ubwo nta nubwo twamenyaga nyine karabayikuyemo nuko nibwo twayihoreye ndavuga nteka twe twiryamiye nibucya nibwo tuyisubizamo. Noneho bukeye mu gitondo ndabyutse mbanza kubyuka kare njya kureba yangurube ahiri nyirebye mbonira ryamye nibisate byonyine isatuyemo kabiri yari igisataguramo kabiri gutya bagiye bayikubita imihoro. Noneho nibwo namuhamagaye nerega ni mu byuke nitwebwe twatewe niyangurube bayirangije none inka yo ntago twari tubizi. Nuko nibwo rero namubwiye ntijya kubwira umunyesibo nabwire ba mudugudu ko twebwe ingurube bayitemye. Nuko umunyesibo yahise aza yiruka bose barahamagaranye ku matelefone nuko baraje bararebye ingurube yagenda nyine ukagenda ubona irimo ibisate bibiri ukabona ukajya ureba ibinyama uko biri gutengera. Nuko bose rero ba mudugudu nibwo baje n'abashinzwe umutekano bose n'abaturage binaha barahururanye abo hirya nabo baza bavuga ati muze mujye kureba inka yo kwa runaka kwa Gasaba ati nayo bayitemye umugongo ati nayo miradudubiza amaraso ati n'ikinwa bagitemye. Nuko inka nayo igiye bashengereye aho ngaho nibwo bavuze ati yega nimurebe n'inka nayo bayitemye. Nuko n'inka nibwo twarebye nabwo tubona ko bayitemye. Nuko abantu bose barumirwa nibwo mudugudu ati muraje muteranire hariya tubakorera inama ati ntihagire buri muntu wese bahita bahwitura. Nuko twese tujya guteranira ihera. Ninde wadoze iriya ngurube ko mbona idoze cyane? Ni veterineri. Ni veterineri. Inka yo ntabwo ikomerewe cyane. Iyo ntago ari cyane iyo urebye nubwo yakomeretse ntago byari cyane. Ibi bintu uko byabaye mu ngo zitandukanye kandi zegeranye murakeka ari bande babikoze n'abajura harabo muri gukeka bimeze ute? Mo turapfa gukeka ariko nta wuzi niba ari abajura niba ari umugizi wa nabi mbese nta wamenya byaducanze. Nyine urebye uyu muntu uramutse usohotse yahita gukuraho. Uyu muntu uramutse usohotse ari kuyaniriza yahita gukuraho. Kuko ntago yagusiga. Oya ntawe. Abaturage batuye muri uyu mudugudu w'umukamba bose baravuga ko bafite ubwoba yaba bafite amatungo ndetse n'abatayafite dore ko aya matungo yatemwe yarayo mu mudugudu umwe. Bose icyo bahurizaho baravuga ko ibi ababikoze bashobora kuba atarabajura ahubwo ngo akaba arabagizi ba nabi. Akaba ari impamvu bari gusaba inzego zitandukanye ko bakaza iperereza hakamenyekana abagize uruhare muri ibi bikorwa abaturage bari kugaya. Ibi bintu byakozwe n'abagizi ba nabi. Ukuntu ari abagizi ba nabi mbese ibi bintu yaba ari umujura aba yatemye imwe akayijyana bakajya kuyirya. Ntabwo aba yagiye mu nka zose cyangwa ingurube ngateme azitemere icyarimwe. Ni ubugome yakoze ngwinde kamere ni umwicanyi uyu muntu. Uwabikoze rwose nawe agushyikiriye yaguhitana. Ashyikiriye n'umuntu yamuhitana. Niko twebwe turi kubibona ubu turimo turahenda agashyitsi ntawe uri kujya kunyara hanze turimo turanyara mu nzu nta n'uri kujya kunyara hanze turanyara mu nzu nose dusohoke batwice turanyara mu nzu ahubwo no kujya bikomeye turarinda guherekeranya nk'umuryango n'inkoni n'impiri kwituma muri guherekeranya tugaherekeranye twese umuryango tugasohoka tukajyana umwe agahagarara undi agahagarara umwe akinjira muri toyi tukarangiza tukagenda kubera ubwoba. Nuko ngo kuko turasaba ubufasha kugira ngo baducungire umutekano tugire amahoro. Ubuse ubu ngubu uyu muntu wakoze ibi ntazatumara. Uyu muntu wakoze ibi ubuse yagiye. Muri kunyara mu nzu kubera iki? Turatinya nyene uyu muntu wakoze ibi natwe yatwica. Nose urabona atatwica. Ariko n'urwenya. Oya ntago ari urwenya. Kunyara mu nzu.
mva kandi ntabwo nanyara mu nzu ndakubwira ko turasohokana n'umuryango kandi ubwo nijanaga jenyine nkajya hanze ariko ndenda kubwira umuryango mperekeza. Ntabwo turi gusohoka pe, ejo narasohotse mu gitondo cya kare njya kuri tuwarete mbona aha hantu hagusa abantu bari bashengereye inka bayitemye. Nanjye umudamu waha nibwo yandembuje ati ngwino urebe ishyano twagushije. Ndaza ngeze hano ku kiraro sanga inka yacitse ikoko, bayitemye ikizuru, bayitemye umugongo, mbega inka iri kwandara. Turumirwa turavuga ati turashize turapfuye. Ubwo nyine bahise bahamagara inzego z'umutekano ziradutabara zigera aha hantu ziravuga ati ubu tugiye gushaka umuntu wabakoze ibi bintu. Ubwo ngubwo nibwo twagiye badukunganyiriza hariya ku kibuga, buri wese akajya ahaguruka akajya gutanga amakuru ukabyumva. Twabashije gukuramo abantu 2 barabatwaye, ariko ubu ngubu dufite ubwoba. Nta mwana wakohereza mu gikoni ku mugoroba, nta mwana wakohereza kuri tuwarete utamuherekeje, kandi abantu ubundi saa 12 baba bari gutembera. Ariko ubwoba bwatwishe niturahinda umushyitsi. Nta muntu ushobora gukerakera ku mugoroba nk'uko abantu batemberaga ku mugoroba. Nuguherekere nurabyutsa abana bakaguherekeza mukajya kuri tuwarete, umugabo yaba ahari akaguherekeza, yaba adahari nyine ubwo nyine ukabyimenyera ugafata akabase. Kuki muri kuvuga ko abatarabajura? Impamvu atari abajura bazaga kutwiba bisanzwe, bakamena ibikoni, bakamena ibiraro, bagashorera bakajyana amatungo. Ariko ubu ngubu twabonye ari ubwicanyi bw'indengakamere. Ntago wava mu rugo rwa mbere ngo ujye mu rwa kabiri wangiriza, ujye mu rwa gatatu wangiriza kandi ntugire ikintu twaro. Twabonye ari ubugome budasanzwe, ubu twagize ubwoba cyane rwose. Je imyaka maze imyaka 67 niyo mfite, nitwa Nkurunziza Yozefu. Ariko ibi bintu byabaye agahoma munwa ku bwanjye. Nije nyiri urugo ni ku muhungu wanje, naje nza guhumuza mu gitondo, mageze mbona amaraso mu mugongo ameze gutya. None mbaza umukazana wanjye ndamubwira ntese iyi nka ntago bayitemye. Ati je numvaga iri kudiha mu ijoro, ni vayo urebe. Aje turareba dusanga nyine umugongo bawuciyemo 2, habuza akantu gato kugira ngo igitirigongo cyose cy'umugongo gihingukemo 2, uretse ko twabonaga nyine irimo kududubiza. Ubwo rero namubwiye ntego ibingi ntabwo twabyicana, reka tujye kwitabaza ubuyobozi. Njya kwa Mutwara Sibo, ngeze kwa Mutwara Sibo nawe ahamagaza inzego zo hejuru zimwisumbuyeho, abo bose babaraje, zisumbuyeho nazo zihamagaza polisi ruguru, zose niko batwegeranije duhurira mu mudugudu hirya hano twakoreye inama. Ubwo rero cyabivuyemo nyine bafashemo abantu 2 barabajyana, kuko buri muntu wagendaga bamutaramo amakuru. Ariko nanjye cyo navuga cyo nashimangira cyo ni ukuvuga ngo nubwo abana bajyanye nibyo koko babajyanye, ariko ntabwo twebwe twahamyije tuvuga ngo niwe babikoze. Ntabwo twavuga ngo niwe babatemye, niwe batemye izo nka. Ahubwo ibyo byose ni iki? Ni ubugome bwabaye mu mudugudu wacu. Ese kuki muri kuvuga ko atarabajura? Impamvu turi kuvuga ko atarabajura, abajura iyo baje bakamena inzu cyangwa bakamena igikoni, bakuramo ibintu byo babonyemo bakabijyana. Ariko kiri kuduhamya ko ari abagome ni uko batangiye ku rugo rwa mbere, bafata urugo rwa kabiri, bagera no ku rwa gatatu. Hose bagenda batema inka, urwa gatatu ndetse batemye inka batema n'ingurube. Uyu muho yakwica. Mbese ubwo no kuvuga ngo ikibazo dufite ukubitanye nawe. Turebye nako n'umuhoro yakoreshaga. Ubwo uye nawe yahita gushyira hasi. Ubwo rero dufite ubwoba, mbese dufite ikibazo gikomeye cyane. Turasaba inkunga ijyanye n'umutekano kugira ngo tumenye yuko natwe duhagarariwe baducungira umutekano. Namwe murakoze. Igikuba cyacitse kuko ibi bintu ntago bisanzwe. Nawe urebye ibi bintu byatubayeho ntago ni indengakamere, ko ntago bisanzwe. Ntago ubundi muri iki gihugu cyacu ntago ibingibi bya bikibaho, sibyo? None rero nukuvuga ngo inzego zikomeze zikaza umutekano, twebwe tubashe kugira irindi humure kugira ngo tugarure umutima muzima. Kuko ubu ngubu dufite ubwoba cyane, kuko ibingibi byabaye ku matungo yacu. Ubundi ngo ushaka nyiri inka, ushaka inka abashaka nyirayo, uwica inka abashaka shebuja. Nukuvuga ngo rero natwe tugomba kugira amakenga, kuko ibingibi ntago bisanzwe. Twacitse imigongo rwose, ubu nta mutekano dufite. Burya umuturanyi wabagize ibyago, namwe mwese mwatuye mwagize ibyago. Nukuvuga ngo twarabyutse dusanga inka ko bayitemye. Tugiye kumva tumva none yingi mu kibuga nango bahatemye izindi. Na ruguru hano twumva ngo bahatemye yindi. Ubwo rero nukuvuga ngo leta nidukorera ubuvugizi rwose. Ducungirwe umutekano n'amafaranga dutanga yirondo tuyatangira ukuri, tumenye ko turi yatangira ukuri. Ese turaryama mu gihe cyagera ngo turashaka amafaranga yirondo. Inka z'iyo rondo rikora iki?
kuki ritabonye aba bantu bimeze bite? Byabereye aha niki cyakubabaje kurusha ibindi? Ikintu cyambabaje, iyi nka yambabaje, ni nka bakatemye nyururugo, yambabaje cyane. Ikintu cy'ikiremwa nk'iki, inka ni ifungurira abana bato, ni ifungurira ababyeyi, ni ifungurira buri muntu wese. Ubwo rero nicyo cyambabaje cyane. Je nta n'umutekano mfite mu mutima wanjye, n'ijoro nawe mfite ubwoba pe, ribani baragaruka badutemagure. Kunyara ngo ni mu nzu. Awa nuko ujya mu nzu da, nuko ujya mu nzu ufite ubwerekezo agomba kuguherekeza. Muri kunyara mu nzu. Akuri byagenda. Kuko icyo twabwiye polisi twaravuze duti twebwe kugira ngo dushire impungenge niba koko hari icyuma gipima umuntu wakoze ikintu, bakidukorere tuwemera duteranye amafaranga turi umudugudu wose, ariko natwe tumone uwo muntu, kuko nanjye ubu ndoroye mfite inka rwose, kuko turi hano dufite amatungo. Ubu ndi kurara mfite ubwoba yanjye nitahiwe, kuko nanjye ubu mfite ubwoba. Niyo mpamvu rero twavuze duti bishoboka icyo cyuma kihari, twe twateranya amafaranga ariko bagapima umuntu bakamutwereka bati nguyu koko. Ikibazo twagize nuko twarebye tugasanga inka zagiye zitemwa ari zahawe na Girinka, abo baturage bacu arizo babahaye. Twebwe rero twikibaza impamvu uwo muntu yagiye azitemagura, aja ku rugo atemagura cyane rwose. Nge niko nabibonye cyane, kuko uyu muntu wakoze ibi bintu byanga bikunda, ubundi nta arimo arashaka ba nyir'amatungo, kuko usibye nabo n'undi wese nawe yahura nawe yamugirira nabi, kuko nta kindi agamije. N'ubundi kwica umutekano mu mudugudu, yabara nta kintu nyine bitanze akagukira abantu nyine, kuko nta kindi nyine kiba gisigaye, kuko burya itungo ni nk'umuntu. Turi gusaba umutekano uhagije, kuko ntituri gusinzira, nta n'amahoro tunafite, kuko ntabwo apfa kwiturira ngo usoko ko wiboneye hanze. Ahubwo wavuga ko n'ubundi wa muntu wakoze bya bintu n'ubundi, ariko umurya akaba yakugira nabi. Ikintu cyanteye ubwoba namaze kubyumva, genza niruka ndareba, numva ngize ubwoba bwinshi, ndavuga nti uyu muntu wakoze ibi ni umuntu w'ingengabitekerezo, n'umuntu yamwica. Ubwo ikintu cyanteye ubwoba navuze nti ninge nkunda kenshi nk'induru zivuze nkatera induru kugira abantu babe bahurura nk'abantu bari kurwana. Nahise mfata umwanzuro nti ntago nzongera gusohoka, ni kubera uyu muhoro mbonye kubwiye ingurube bagize gutya, nti nanjye nongeye nkatera induru nkasohoka, nti nanjye niko byangendekera. Muri make nubwo bwoba twagize kugeza n'ubu umuntu no kujya hanze umuntu maratinya, no kujya hanze mu ijoro umuntu maratinya hanze. Ntago tubazi, usibye nyine natwe byatuyobeye. Ntago tubazi ko uyu muntu agufashe yakwica, kuko natwe ko twabibonaga ari nkatwe yashakaga. Ubwo rero twagumye kuvuga tuti uyu muntu ni ugushakisha uburyo bwose kugira ngo afatwe, kandi ko karahari, ntago twaya kuvuga ngo yaturutse ahandi kuri. Ibyo rero mbega n'ubuyobozi bwabikizemo imbaraga, ariko uwo muntu baracyakora iperereza. Ntawe ariko ntiyabura urebye, kuko abantu bamwe bagira ishyari, yagagira ishyari ikintu woroye agashaka kugira ngo akigucuze. Batemye inka n'ingurube. None ubu ngubu turi kugira urwana ntitujye hanze, turi kugira urwana ntitujye hanze, nta n'umwana uri kujya hanze, n'uri kujya hanze ari guherekeza undi, nuko bimeze. Tuwakoze ibi yakwica n'umuntu, yakwica n'umuntu pe, kandi nta kwica kutari uko. Ubu turahangase twese dufite ikibazo. None se umuntu yiramutse atemye inka agateme ingurube, abashakane nyiriruga aramutse akubonye yakwica n'ubusanzwe. Kuvuga ngo rero niba umuntu yatinyutse gutema inka agatinyuka gutema ingurube, byanze bikunze nawe akubonye yakwica. Yego. Ni mu ngo byabereye ni mwisiba yanjye, ni mwisiba yanjye imweyo. No kuvuga ngo umugabo bita Kayibanda hano hepfo bamutemeye ingurube, bamutemera inka, baratambuka bajya hano ku mugabo bita ni Protogene Ndayisaba, bamutemera inka, barongera baza hano ku mugabo bita Mugabo nk'abandi, nawe bamutemera inka, ndetse yo byananze ku buryo tubona imibereho yayo itari buze kubaho. Cyabaye mu ijoro rimwe. Ngo zegeranye. Ntago tuzi abaribo,
ntago ari abajura, iyo baba abajura baba bazitwaye, bazikataga ku mugongo bakagenda. Icyo dusaba ni ukuvuga ngo ubuvugizi, ni ukuvuga ngo amakuru twamaze kuyatanga, nubwo tutamenye ba nyiri izina bakoze ibikorwa, ariko twebwe twamaze kubitangaza kuko icyambere n'amakuru. Gahinda ni kose ubu twabuye ibyo tuvuga, twumiwe mu mudugudu w'Umukamba, ibi ntabwo twabibonaga. Ubwo ejo twari turyamye ndabyuka mu gitondo, ariko jewe sinamenye ibintu byabaye. Ndatambika ngeze hano hirya, ubwo kubera ko ntuye hano hirya barambwira nka ko Gasabo bayitemye. Numva ubwoba buranyishe, numva ibintu bibaye mu Mukamba, numva biranyobeye, ariko ubwo igihe mfite ubwoba mbona umutekano araje ati nimuze mujye hari ahirya kuko ntunze kuko umutekano wabuze. Nuko ubwo ngubwo ariko giye kubera ko nari ndwaye sinabasha kuhagera, ubwo umutware wanjye aragenda. Nuko ariko baza bambwira ngo bajyanyemo abantu babiri, ariko n'ubu ngubu ubwoba turabufite. Birageza ku mugoroba tukibaza ngo ubu umuntu arajya hanze gute, biragenda gute, ati ubundi ko ibi bintu bitabaga muri uyu mudugudu kuva tugeze inaha, kuva tuvutse ibi bintu ntabwo twabibonaga. Ubundi batwibaga ingurube bakatwiba ihene, ariko ibi bintu ntabwo twabibonaga, kuko umuntu yaje akagutemera itungo nawe yakubonye yakwica. Tukibaza ngo natwe ubu ngubu turasaba ubuyobozi ko bwashakisha ukuntu twabigenza, tukareba ko ubwoba bwaba buke bugacogora. Mu by'ukuri ibyabaye hano ni indengakamere, twe nta n'ubwo n'ubugome ahubwo n'ubwicanyi. Yaza akabura amatungo cyangwa se agura na nyirabyo ari ku kiraro yari kumurangiza. Natwe abahatuye nk'abatonyi babo dufite ubwoba byaturenze, turasaba yuko inzego zibishinzwe zatuba hafi kuko nta mutekano dufite. Abajura wenda batandukanye n'ibi ngibi, kuko ari umujura yavuga ati nje gutemera itungo ry'umuntu ndashaka kujya kurirya. Ikigaragara ko ari ubugome cyangwa se ubwicanyi nuko yazengutse amagwe y'abaturanyi batatu bose, amatungo yatema agenda, agatema irya kabiri akagenda, iya gatatu akagenda, ntabyo yatwayemo yonona gusa ko yabangira akayica akagenda. Ntago ari ubujura ngibi. Ubundi uyu ntago turi kumubara nk'umujura, kuko umujura araza akaba afite ibyo agambiriye kwiba, nyine ukamenya ko ari ukwiba. Ariko iyo tubona yatemye buri rugo aje ahandi ntabwo ni ukugambirira. Kwiba ni ukwiba, ari kugambirira ni ukuvuga gutegura igikorwa ukagishyira mu bitekerezo. Atema agenda aje ku rundi rugo, atema agenda aje ku rundi rugo, atema. Ibyo babyita mbese umugizi wa nabi kuko uriya ni nk'umwicanyi n'uwo yahura n'umuntu mu nzira yamukubita umuntu akamurambika. Niko twe twabibonye n'ubo bantu mbese bahungabanye cyane. Twacitse igikuba nyine kubera ko natwe twabonye ibi ngibi kuva twangana gutya ariho twabibona. Naho kwiba bisanzwe, hari ukwiba basanzwe batwiba n'ubundi, ariko itungo wenda rikabura cyangwa se tukaribatesha bagishe, ariko tukamenya ngo yaragiye kurirya. Naho ibi byo rero ni ukuvuga ngo ni ukugambirira kwica gusa. Mu rugendo twerekeza mu rundi rugo rw'umuturage nawe watemewe amatungo n'aba bagizi ba nabi nk'uko abaturage bari kubigarukaho, turi kumwe na Maniriho Jean Baptiste, n'umwe mu baturage batuye muri aka gace, ari kugenda atubwira uko ibyababayeho babyakiriye. Ukuvuga ngo ibyatubayeho byabaye agahomamunwa. Twebwe kuko ibi bintu ntago bisanzwe bibaho, ariko twayobewe umugizi wa nabi impamvu yabikoze, icyabimuteye wari we, sivyo. Kuko ngo rero twebwe twumiwe kandi nta kindi twabikore. Amarondo y'umwuga arahari, noneho natwe abaturage turahari, bajya badushishikariza kwirarira. Muri rusange hatemwa amatungo angahe? N'amatungo 4. N'amatungo 4. N'amatungo 4 kuko ni hano hepfo umuturanyi wanjye witwa Kayibanda Jean Damascene bamutemeye ingurube, bamutemera inka, noneho baratambuka bajya hano kwa Mugabo nk'abandi, nawe bamutemera inka, baratambuka bajya kwa Ndayisaba Protogene, nawe bamutemera inka, kandi Mugabo nk'abandi na Protogene izo nka nizagira inka, nizo bahawe na leta. Ejo mu bikebera mu masambiri mu masambiri
nabyutse mu gitondo mumaze amasambiri mbyutse ko nagiye gutabara abandi bari bahuye n'ibyago ntaramenya ko kwanjye nabwo byagenze gutya. Ubwo uko mpindukiye nje ngiye kwigaburira nsanga inka bahitamaguye uruhande rw'ijisho ku zuru hejuru no mu mugongo. Nkibona nkumva ncitse intege, ngira ubwoba bwinshi cyane, mpita mbimenyesha ubuyobozi bw'isibo n'ubuyobozi bushinzwe umutekano, barahagera biba ngombwa ko batabaza nka RIB irahagera, barareba basanga ni urukozasoni. Ubwo bahise bareba icyo bakora basanga nta kindi kintu bakora, nuko kugeza ubu ngubu n'ubu iracyari aho. Ubwo izindi babashe kuba bazidoda, ariko yo bareje basanga itakunda kudodwa ngo bayivure, barayihorera. Iyi nka niyo warahawe na leta? Nkagira inka. Uwabikoze uramukeka cyangwa yafashwe, murakeka ibi byakozwe n'abantu? Yewe uwo nabasha kuba twagiranye akabazo n'ubwo karangiye, we bahise bamujyana ngo ari kuri RIB. Bamutwaye bikibi? Bamujyanye ejo tutari mu ntuze mu nama hirya aho ku kibuga haramo akabuga, baramujyanye ngo ari kuri RIB. Ubwo niyo namenye nkaba mvuga yuko twari dufitanye akabazo n'ubu nahimba nkeka. Iyi nkuru yahawe n'ubuyobozi na leta? Na leta. Murasaba iki kuri ubu nyuma y'ibyababayeho? Niki musaba ubuyobozi? Ngasaba ibyo nsaba nuko byambayeho bampindurira bakaba bampa iyindi nkayisubiza mu kiraro. Ko ingi yangiritse niyo kuba yabagwa cyangwa ikagurishwa. Ibyo nsaba ubuyobozi. Ntabwo yakira, veterineri w'umurenge yagezeho ngo bavuze ko itagomba gukira, ntabwo ari ikira. Kubera bayitemye ku jisho? Barayikomerekeje cyane. Baciye imbere harimo igiheha rero baje bayidoze yavira kumeza ikaviramo imbere ikaba yabora mu gihanga imbere. Twari turyamye mu ijoro ryo kuwa gatandatu, buracya ejo ku cyumweru twumva ngo hano ku muturanyi inka yabo bayitemye. Umugabo wo kwanjye ajya kureba yatazi ko natwe byagenze ngutya, aje kureba nyine ayizaniye ubwatsi nayo asanga imeze ngutya bayitemye. Ngo nyine twabibonye biratubabaza, uretse ko ari ukwihangana. Kandi iyi nka niyo bari baduhaye yagira inka bagira ngo twiteze imbere, none urabona ko bayitwangiye. Ubwo rero twabasaba yuko mwatukorera ubuvugizi bakaba badushakiriye cyane. Njyewe no mu ijoro naraye nengura nakumva ikintu gikomye nkumva bakuyeho urugi baje kutwica. Numvaga bari budusange mu nzu natwe bakadutema. Numvaga bari budusange mu nzu bakadutema, uwabikoze ari bugaruke. Bwakeye nyine nabyutse kare kubera ubwoba, no kuryama sindi kuryama ngo nsinzire kubera ubwoba. Nuko bakoze ibi ngibi, none se ubu uwatemye iyi nka siyagaruka akaza kukwica nawe? Niyo nagira Natali ni meya w'akarere ka Ngoma, nawe yatangarije itangazamakuru ko ibyabereye muri uyu mudugudu babimenye nk'inzego z'ubuyobozi, ndetse kuri ubu inzego zibishinzwe ziri gukurikirana kugira ngo hamenyekane ababigizemo uruhare, ndetse agira n'ubutumwa agenera abaturage. Icya mbere ni ugukora iperereza kugira ngo habe hamenyekana abakoze buriya bugizi bwa nabi. Icya kabiri ni ukubwira abaturage ko bakwiye kwirinda iriya mico, kuko ni imico mibi cyane, ni ubugome, gukomeretsa amatungo ni icyaha, ni icyaha gihanwa n'amategeko rwose. Turabinginga babane neza, n'uwaba afite ikibazo icyo ari cyo cyose cyatuma tumvikana na mugenzi we yegera inzego z'ubuyobozi. Turahari kugira ngo tubafashe gukemura ibibazo byaba amakimbirane cyangwa icyo, ariko bakirinda gukora ibyaha by'ubugome nka biriya. Uyu mudugudu w'Umukamba abawuturiye bavuga ko usanzwe ubamo ubujura butandukanye bw'amatungo, ariko ngo n'ubwa mbere babonye aho baza bagatema amatungo ndetse bakayasiga mu kiraro bayakomerekeje. Niho bari guhera bavuga ko abakozi ibi bashobora kuba ari abagizi ba nabi. Muri rusange inka zatemwe ni inka zigera kuri 3 n'ingurube imwe, ariko mu bigaragara hakaba harimo inka imwe imeze nabi cyane, ndetse kuri ubu abaturage bavuga ko veterineri yemeje ko bari buze kuyibaga, dore ko ngo idashobora gukira. Nitwa Umuyange Jean Baptiste mu karere ka Ngoma, turi mu ntara y'Iburasirazuba.